murakaza neza ikuzimu, aho ugiye kwerekana imirimo wakoreye ku isi ikaguhesha kujya mu muriro cyangwa ugasubira ku isi kwikosora. Tangira uvuga amazina yawe. Nitwa Mwokora mu mavi no mu munaniro, nitwa Papa Fata, nitwa Senga Jean Bosco. Fatakumavuta, ikintu cya mbere nakubwira cyo ndakugaye. Wadushebeje hano ikuzimu, wihaye akazi katakureba. Iyo ukora akazi ugakunze uba wariyemeje gufata risike z'ako kazi. Hanyuma ako twagutumye gukora agakora mbe, gabanya urumogi. Ntabwo twese tugomba kubona ibintu mu jisho rimwe. Ushatse kuvuga ko ndeba nabi? Fatakumavuta, ugamije iki kuri kumenyera cyane birengeje urugero? Ngamije kukwereka ubukana n'ubushongore bwa Fatakumavuta. Ngamije kukwereka Fatakumavuta nawe icyo ashobora. Nyamara urumogi rurakwishe. Ribi ishatse bino bintu yabihagurukira kubera ko biraza gufata indi ntera. Humura, ibyo n'ubundi byakemutse. Urava hano ujya inyuma y'amaferabeto. Mfite urufunguzo, ninjye muntu wafungura imiryango ikamera neza amaji. Polisi ndumva igifite akazi ko gukora. Ikindi kiyo gushinjwa, umara guhaga urumogi ugatuka abandi bana ntacyo bagutwaye. Byagutungura usanze abashumba bari gutukana, cyangwa byagutungura kumva umushumba atutse umuntu. Umushumba atuka n'inka idafite ubwenge itumva. Hagati y'umushumba n'inka uriki? Rega bro, mbanza utuntu twinshi. Icyo nakubwira cyo uteye iseseme. Kereka kano kanya uhuye n'umugabo witwa Jesus, niwe ugutuma kunywa urumogi. Icyitonderwa, urongera kuvuga Yesu ndaguta mu muriro. Ikindi kiri gushinjwa ni ukwikunda ukarenza urugero. ubwo ngo njyewe rero nagerageje mu bushobozi bwanjye bukeya, ngerageza gufasha abantu bose. Duha ingero z'abo wafashije. Kubera ko urumva mfasha abahanzi, unafashije Sani, n'ubu ngubu muri rusange abahanzi ndabafasha. Ibyo ngibyo nabonye bidahagije, nkora icyitwa Rebo y'aba DJ yitwa Fata DJ. Ibyo reka tube tubishinzeho akabago. Reka tujye ku kindi cya gatatu ushinzwa. Fatakumavuta, urashinjwa uburaya bukomeye. Mwe n'izindi ngwe nanjye ngenzwa n'inyama. Ni igice ku ruhande, tanga ibisobanuro bifatika. Kano kumve neza bro. Umukobwa ntabwo muzaho namukuye, ni muza amasezerano yanjye nawe banarahesheje, noneho nkaba mbona mukinyi. Tugiye kongera tuganire ku jambo ry'Imana. Wa mugabo we, urumogi gusa, ubanza harimo n'uburwayi. Ibintu nkora ntabwo njyewe nteganya kubihagarika. Mwebwe hari ibintu muri kurwanya ariko ntabwo bishoboka. Birabaruta. Bakujyane mu muriro. Ahubwo uyu munsi ndi wawe, nkoresha icyo ushaka. Wibutse ibitereko byasheshe byarangiye.